yego kirabo twatandukanye ari umwana muto afite imyaka 6 2011 kirabo kubera imibereho nari mbayeho urumva nari maze kubyara abandi bana nabyise nk'umugisha icyo gihe nyine kuko ntari nzi kizakurikiraho numvise aramushaka rero ndavuga wenda ubwo iwabo bamushaka ntaho nari nzi ubwo ise twarabyaranye waba ari mu gihugu cya Uganda umwana aragiye ajya kubi Kampala ahantu atazi mu bantu atazi bamuterera y'inda arabyara urumva ku myaka ye umwana we niba agize umwaka n'igice urumva ko yabyariye ku myaka 15 arambira barakutoraguye ku mazi genda ubaze mama wawe hari kuhebiriye ati cyane kukureba namubaza yego wambaye nimero za mama akavugana nawe arambwira naza afite urusidansi garani hano umwana wange negenda nefuno muri munekora nefunira umwana wange cyo akuriye cyembasobote yatangiye kugenda ashakisha akazi nyine ngo agashakira imibereho umwana we ku buryo yanamuzanye umwana yaramukuye ku ibere. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabasuhuje cyane ibihe byiza bakunda n'abakurikira ibiganiro by'Impanuro TV amahoro y'Imana bari kuri mwebwe mwese mubana natwe cyane cyane abagiye kudukurikira kuri uyu munsi navuga ngo ni umunsi w'agatangaza ni umunsi w'ibyishimo ndetse n'umunezero ku bantu bose bagiye kumva iby'iyi nkuru na cyane cyane ko burya ngo ngubuze imfura ati biheko siko bavuga mu Kinyarwanda niko bavuga ngubuze imfura ati biheko ariko Imana ihabwa icyubahiro ko itemeye ko biba ni byiza cyane abantu benshi cyane twagiye tubana mu bihe byashize ngire ngo iby'iyi nkuru bigiye kumara umwaka umwe n'amezi bishyira imyaka 2 abantu bamenye uyu mubyeyi cyane cyane ubwo yarari kugenda atangaza ibijyanye n'ubuzima bwe ariko cyane cyane byagarukaga kuri uyu mwana muri kubona ndamwita umwana ubu ni umubyeyi afite umwana ariko mu myaka ndamwita umwana kubera ko aracyari muto cyane ariko dushimye Imana ni inzira ndende turaza kuza kugarukaho kuko mwagiye mwumva byinshi cyane rimwe na rimwe no kuvuga byagega bimunana kubera ko amarangamutima yaramufataga birambabaza ariko ujya gukira indwara arayirata abana impamvu mbibabwira nkabibasobanurira ndagira ngo bazandwanirire bazibe cyacyuho bankurireho cyacyasha nagize ntibazabe nkanjye za mpanuro ntabonye nge ngerageza kuzibaha kandi nzi ko banyumva ntago abana banje ari bato nyine uwo mumama kimara kumenya aho hari abantu bamubonye ko hari Abanyarwanda benshi bagiye bamvugisha niyo minsi mbona adresse za se nabonye ifoto yenda ibaha barayikwirakwizanya umwana musaza we wo kwa se nawe twaje kuvugana avuga ko azamfasha kumushakisha yaje kumushakisha agenda bamushakisha amenya aho ari ahita agenda bibwira uwo mudamu muri Kampala uwo mudamu ajya kumushaka ngo amusanga ahantu mu Karuri umwana atabayeho neza ari ubuzima budasobanutse umwana aramujyana amugejejeyo ariko anti mfite inda ese byagenze bimwe na bimwe bikagenda bigaragara byaje kuba intambara itoroshye cyane muri operasiyo kugira ngo umwana ave i Bugande agere mu Rwanda binajyanye nuko tuzi ko haciyemo igihe kinini imipaka ifunze ihuza u Rwanda n'Ubugande ariko dushimye Imana ko byarakunze ubu ngubu inzira ni nyabagendwa abantu
bimeze neza cyane kugenda no kuza ni ibintu bikunda cyane. So mbere ya byose rero uyu mwana ntabwo ndazi kuvuga byinshi. Ubu ngubu afite imyaka ingahe? ubu ngubu agize imyaka 17. Yagiye afite imyaka 6. Umwana yisinije imyaka 10 n'ubwatsi yose yari itambutse, ariko dushima Imana ko yamurinze mu bihe bikomeye byose. Ubu ngubu akaba yongeye kugaruka mu gihugu amahoro. Reka mbanze ngo hakanye bansuhuza abantu bazi Letitia Mwezi. Ni izina ni Mwezi wa Mwezi, mugani wa bavandimwe bajya bangwa ni kanaka wa kanaka. Niko turaza kubivuga, twagiye tuganira kenshi. Gusa uyu munsi biratandukanye cyane kuko turava ngo ni inkuru ishimishije. Bansuhuza abantu ndababwire nawe urasuhuza abantu mu rurimi uraza koroherwa no kuvugana rwo. Ni byiza cyane kujya baza no kwibwira abantu. Yego murakoze cyane Pasi, ndabashuje inshuti zanjye ku Mpanuro TV no ku yandi macano mwagiye mumbonaho. Ndabasuhuje Abanyarwanda aho muri hose, impande zose mu Rwanda, ku isi hose. Banje kubasuhuza kandi mbashimira ineza n'ubuntu mwangiriye tukabana. Nukuri Uwiteka ajya abaha umugisha mu bihe byose tuzajya tuba turi kumwe. Kuri mwe mukuranza suza abantu. Kuvugana umva cyangwa mu cyongereza mu rurimi amakuru ni meza. Ni marungi. Okay. Amazina rero sasa bwira abantu bari kutwumva basuhuza babwira amazina yawe. Bavuga mu kigane mu Kinyarwanda aho birakorohera uvuga, ariko byiza cyane ugerageza Ikinyarwanda. Sanyo kubaraba. TV impanuro. Sanyo kubaraba abimpanuro TV. Amazina ganje ni banyita Kiraborozeti. Mbirira mu Uganda. Ndi muri Rwanda. Umeze neza? Umeze neza. Ndi burungi nyo. Okay, ni byiza cyane. Subize mikro mama. Kiraborozeti. Kiraborozeti uno Kiraborozeti mwakomeje kubona ngenda mbaririza. N'uyu Kiraborozeti mwabonagana ngiye mbabwira ubuzima bwanjye, ariko ngenda nshakisha n'uyu mwana Kirabo. Ariko kubw'amahirwe Imana yangiriye neza, mwana naramubonye. Nukuri. Kandi nongeye gushima Imana, nzi ko ubwo duherukana ku Mpanuro TV mwambonye meze neza, muza kongera kumbona nararwaye meze nabi pe, ku buryo hariho benshi batanumva ko nshobora kuba nkiri mu mwuka w'abazima. Ariko ndashima Imana ko nkiriho nkihumeka, kandi nshima Imana ko hari misiyo zimwe na zimwe yatumye mbasha kuzuza kandeka nkaba ngihumeka. Misiyo ya mbere sinavuga ko ari ya mbere, ni nyinshi ngomba kuzuza, ni nyinshi namaze kuzuza, ariko ikigendererwa cyari ugushaka umwana wanjye nkamugarura mu maboko yanjye. Intambara narazirwanye, umwana narongeye mugarura mu maboko yanjye. Ibyo nkabishima Imana. Wihangana rero turaza gusubira ahahise kugira ngo abantu baze kumenya Kirabo icyasobanuye kuri wowe, apari kuba ari imfura. Siko bimeze? Ntago Kirabo ari we mfura yanjye, ariko niwe mukobwa wanjye mukuru. Ni mukobwa mukuru. Niwe mfura yanjye mu bakobwa. Harya mukuru ni Eme? Umukuru ni Eme. Okay, nibyo. Ya kubera ko Eme yarangije secondaire. Yego, Eme yarangije secondaire, bari kwiga muri kaminuza yaratangiye. Ari Butare? Bari Butare. Ari kwiga electronics ngira ngo computer science? Yego. Ibintu nk'ibyo umva ni umugisha, ngira ngo Imana agwaye n'umugisha abana bazi ubwenge. Imana yagiye inshoboza mu buzima bugoye, mu nzira nagiye mbareramo ndi njyenyine, gusa babasha kwiga, kandi niyo misiyo yanjye ayo ntize bansenga Imana ngo bazayige. Nukuri kandi bazanayarenge cyane hirya cyane. Kuko nicyo mbifuriza, nicyo nsaba amanywa na nijoro,
nicyo nzamura isengesho imbere y'Imana nsaba ko ubuzima naciyemo atari bw'umwana wanjye yazacamo, kuko abashije kwiga ashobora kwicishaho ngewe ntigeze mbasha kugera. Nukuri rero sinzi hano ndibuze guhera, ariko turaza kubivugaho muri ubu buryo. Ubuzima bwawe navuga ngo ni ishuri rirerire ryatangiye mu buto bwawe, nyine ngo twagarutse ku by'ubuhamya ntituribuze kubitindaho cyane cyane ku by'amateka y'ababyeyi ndetse n'ingaruka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yakugizeho bijyanye nuko Abanyarwanda muri rusange byagiye bigenda, ariko turaza kugaruka ku bijyanye n'amateka yawe na Kirabo by'umwihariko. Ubundi Kirabo nibyo wambazaga ngo Kirabo ni iki kuri nge? Kirabo n'umwana wanjye wa gatatu. Kirabo rero mushobora kwibaza ngo twasubira inyuma gatoya nkababwira uko natandukanye nawe. Urumva narabyaye mbyara umwana wa mbere nanjye ndi mu myaka mikeya, imyaka 17. Icyo gihe wari wubatse? Ntago nari nubatse, ni bwa buzima nyine bwo kutagira kirengera gikurikirana nabyayemo. Ndongera kubera bwa buzima, hari ubuzima unyuramo ugira ngo urengere wa wundi ufite, ugasanga ubyariyeho undi, ukagenda muri bwa bujiji, muri bwa buzima bugoye bugoranye n'ibishuko biri aha hanze. Mbese n'imibereho umwana wese yadafite gikurikirana, ingaruka zose zigomba kumugeraho. Umwana yadafite umwitaho ngo amwigishe, amubwire buri kimwe cyamuhe gusobanukirwa ikibi n'icyiza, nta kuntu umwana atahura n'ibibi. Ari hahandi ingaruka ngewe wenda ushobora kwibaza, ariko nanjye birantangaza. Ariko impamvu narwanya iyo ntambara nkavuga abana banjye bagomba kwiga, kandi ngahangana niba mfite umwana ugeze mu kigero cy'imyaka 20, azi ubuzima twabayemo, azi aho yarerewe, ari nge wamureraga mu biganza byanjye, akaba agejeje iki gihe atarijandika mu biyobyabwenge, iryo shuri atararyanga, ni umugisha cyane kuri nge. Mbishimira Imana, niyo nicaye nshima Imana. Ni imbaraga nyinshi, ntabwo ari imbaraga nkeya umuntu aba yarakoresheje kugira ngo umwana azamuke. Ababyeyi nzi ko mubizi, yaba ari umubyeyi woroheje, yaba ari umubyeyi ukomeye, umwana kugira ngo abe icyo ari cyo ziba ari imbaraga nyinshi. Rero ngewe nkurikije ubuzima nagiye mbamo, ariyo mpamvu na Kirabo ntigeze ntererana ngo nicare mvuge nubwo ndi mu buzima bugoye nkurikirane Kirabo mugarure mu rugo. Nuko natekerezaga ntibyanze bikunze umwana ubufasha bwa mbere ni umubyeyi, ntago ubushobozi kuvuga ngo amafaranga cyangwa twariye ntitwariye, burya ntacyo bivuze ku mwana. Ubufasha bwa mbere ku mwana ni ukumubwira, ni ukumubwiza ukuri, ni ukumwereka isi turimo uko iteye, uko yabasha kuyibamo, abashije gutandukana na kino na kiriya. Wagirirwa ubuntu, ntabwo ari benshi babishobora. Iyo ugiriwe ubuntu wa mwana arakumva. Akaba ariyo mpamvu nagumije guhatana, ndahatana. Yego Kirabo yari kure yanjye kandi ari ahantu ntazi, ariko yari amaraso yanjye, yari amaraso yanjye. ntagombaga guterera iyo, ntago nagombaga kuryama ngo mufate nk'uwamushyinguye, oya, ntago byari kunkundira, nta n'amahoro byampeshaga. Yego ntago ndi mu buzima bwiza, simfite n'ubushobozi, ariko ubu ngubu mfite amahoro kuko ari njye umufite mu biganza byanjye. Nukuri. Kirabo rero gutandukana nawe ku myaka 6, urumva umwana wari ukiri muto cyane, byanga byemera niyo ngiye kugira ngo twongere tugaruke ibyibura rye no kwaje kumenya amakuru ye, kubera ko nzi ko n'igihe kinini cyane wari warabuze amahoro y'umutima kubera kutamenya amakuru ya Kirabo. Yego Kirabo twatandukanye ari umwana muto, afite imyaka 6, 2011.
Kirabo kubera imibereho nari mbayeho, urumva nari maze kubyara abandi bana, nari mfite abo bahungu babiri akurikira, maze kubyara n'uriya mwana wanjye mutoya w'umukobwa ukurikira Kirabo nari mufite ari umwana w'umukobwa. Ndeba ubuzima mba mu buzima nabagamo bwari ubuzima bwo gutera ibiraka, njya gufurira abantu, njya gushakisha, urumva. Noneho nkareba n'ahantu dutuye karitsiye turimo na situwasiyo turimo n'amateka numva hirya hino, nareba nkumva birangoye. Ubwo nabyise nk'umugisha icyo gihe nyine, kuko ntarinzi ikizakurikiraho. Numvise aramushaka, ariko biturutse kuri nyirakuru. Nanjye ndebye situwasiyo ndimo, urumva Kirabo yari akana gatoya, yarageze mu gihe cyo kwiga, ntago yigaga icyo gihe. Iyo nagendaga nkamusigira uwo mwana wanjye mutoya, hakaba igihe nje amasaha yarenze nkasanga abana inzara yabishe, agahinda karanyica. Hariho n'ibibazo bya violence, bafata abana b'abakobwa ku ngufu iki. Ndavuga wenda ubwo iwabo bamushaka, ntaho nari nzi ubwo ise twari twarabyaranye waba ari mu gihugu cya Uganda. Twari twahuriye mu Rwanda, yakoraga hano mu Rwanda. Yakoraga muri kampani imwe yari iri hano mu Rwanda, ariho twahuriye. Ndavuga reka umwana mumuhe, wenda azajya kubaho ubuzima bwiza. Anyizeza ko azaza kumfata nkajya kureba aho umwana yagiye, ibintu nk'ibyo. Ubwo bahise bamutwara mujyana Uganda? Bahise bamutwara bamujyana Uganda. Icyo gihe sinongeye kubona umwana, naho navuze ngo wenda uriya arakuze, nshakishije ubuzima njye kureba umwana. Nabisabye se anyima amahirwe yo kugera ku mwana, nguma mbaririza amakuru, nkabura aho mbaza amakuru y'umwana, nkumva agace batuyemo simpazi, mbaho kugeza ubwo natangiye ndimo nkorera Nyabugogo kujya nkorana n'Abagande, nkajya ngenda mbaririza Abagande, mbura amakuru pe, mbura na nimero za telefone. Nibwo byandengaga rero icyo gihe, mbonye abandi bagenda batanga ibiganiro kandi babona imiryango yabo, nibwo nacaga ku kinyamakuru kuri Isimbi TV, ndongera nyura no kuri kino kinyamakuru cyanyu Impanuro TV, ngira ngo ndebe ko wenda hari uwamenya, hari uwazamenya uwo mwana. Ariko kubw'umugisha umwana baje kumenya amakuru ye, biba ngombwa ko abari Uganda, abashuti banjye bamfasha kumushakisha. Umwana araboneka, aboneka ari muri bwa buzima bugoye, yaramaze kononekara, atakiri no muri famiye yo kwase, kuko byabaye ngombwa ko menya no famiye yo kwase. Naje kubona uwahoze ari umugore wa se aba hano mu Rwanda, turahura mu makuru yose ahagije, ambwira ubuzima umwana abamo. Nsanga umwana kubera ubuzima bubi yarabatorotse, atakiri muri urwo rugo, yaragiye i Kampala. Ni nk'uko ahantu babaga ngenekereje, ni nko kuba wava i Bukavu uzi Kigali. Icyo cyaro rero avamo ajya i Kampala, ku buryo nabo batari bazi yari. N'uyu munsi izi saha ntibazi ko ari hano, ntabwo bigeze bamvugisha, Ni ukuvuga ngo turaza kuganira byinshi, ariko ibyo ni ibijyanye n'ibura rye. Kirabo ku myaka 6 akigera Uganda. Rero tugiye kugaruka ku buzima bwe, ngire ngo byinshi cyane mwaraganiriye. Yego, enda nabonye kuvuga Ikinyarwanda biramugora, akabitwibwiriye. Enda igihe kizagera tubwire, kuko igihe yaziye naramubonye yarameze nabi cyane. Cyane n'umwana we cyari bikomeye kumurebesha amaso. Nyine urumva ko byari bigoye. Umwana aragiye ajya kubi Kampala, ahantu atazi, mu bantu atazi, bamuterera inda, arabyara. Urumva ku myaka ye, umwana we niba agize umwaka n'igice, urumva ko yabyariye ku myaka 15. Ubu nubwo akinjira mu mwaka wa 17. Urumva ko bwari ubuzima bugoye. Yaje atameze neza, n'umwana ubona ko afite ikibazo cy'imirire mibi. Oya bivuge
umusatsi yari wacuramye yaje nyine umusatsi ucuramye ariko nyine nta kundi ndi umubyeyi nyine nk'uko bivuze akiza wabashije wowe kuhita umubona amaso ku maso ariko ngire ngo uko usanze umwana we nawe ntabwo basanze nk'uko bababonye bakigera hano kugira ngo wabamenya ngenda ashaka kumenya byagenze gute kugira ngo azagere aho atoroka famiye yamutwaye kuri ubwo buto bwe agera ajya gusembera muri Kampala tuba tuzi ko ari imiguruko ndetse n'abakuze bibonana kwibonkaza umwana noneho utaruzi ngo ndava henda ajyaye byagenze gute nyine umwana yaragiye ageze i Bugande bamutangiza ishuri nyirakuru yari agihari akomeye ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri nyirakuru ararwara w'amashuri abanza nyirakuru niwe wamwitagaho ise nyine ngo ari umuntu waho w'umusinzi utazi iby'abana niba umwana arya cyangwa yiga abanyirasenge bari aho bese ahantu baba ni Uganda ahantu bita Keshero Butogota hafi ya za Kongo uyu mupaka wa Kongo na Uganda Bwindi impenetrable park ari abantu bibera iyo ngiyo muri za Kongo muri za Kanyanga umwana nta bufasha nyirakuru yaramaze kurwara cyane nta mbaraga gifite umwana abaho nta mwenda abona kurya ari ikibazo kugeza n'ubwo arwara amavunja iyo umwana ambwira ko arwara amavunja ariko ibyo ngibyo byose ntago nigeze mbitindaho wenda ngo umwana aravuga nabi kuko n'uwo mugore wa se yabimbwiyeho mukase no wageze mukasa mugirira impu twarabonanye ngewe abimbwiraho umwana akabaririza abantu bakamubaza batese mama wawe ngo isa akababwira ngo nyina ntawe ngo nyina yashatse undi mugabo umwana akababwira ati nta wundi mugabo yashatse noneho bakaba baturanye n'umuntu bita ahantu bita kwa Donati Kananura ni umugabo w'umucuruzi uzwi hakaba hariyo umukazana we ngo akajya amukurikirana akamubaza se nta makuru wamenya ya mama wawe basi ngewe nzagufashe ukuntu wagera kwa mama wawe isa akagenda akaza babeshya ngo yanyumvishije Kampala ngo yanyumvishije hehe abayobye cyane ko n'uwo mugore yamubajije atese wambabari ukambwira niba nyina w'uyu mwana ari mu Rwanda ukampa adresse ye ngiye nkazabwira umwana kuko uwo mugore yarambwiye ati nanjye nagiyeyo ntazi ko ako kana kariyo nsanga na kana kabi gasa nabi katagira umwenda wo kwambara kugeza ubwo no mwana yambwiye ko yambaraga imipira ya se akayambaramo nk'amakanzu ubwo aho nyirakuru arwariye ba nyirasenge bagasinda bagateka ntibamuha ibiryo kugeza ubwo bababwira ngo bazajya barya bavuye gusoroma ikawa urumva ari bwo buzima ku ishuri mbese kuryama ari ukuryama mu misambi ari ubuzima bugoye bakavuga niho amavunja yaturutse umwana bigeze aho rero ubuzima buramucanga ageze mu mwaka wa 6 arangije umwaka wa 6 primaire ubwo nibwo ngo abandi bana bamubwiraga ngo bazajye gushaka akazi Bugande ngo bazajye Kampala ubwo bumvishe ko mama we ariho aba wenda bazabona na mama we aragenda yageze i Kampala ahantu yataniye n'abo bana ni muri gare nyine muri park nyine umuntu ngo aramufata amujyana mu kazi ko mu rugo abaho ngaho ngo bakamufata nabi 12 abaho nabi nyine muri ubwo buzima hantu yabaga bakamufata nabi niho nkeka ko ari bwo
umuntu wamuteye inda ariho yamuboneye kuko yarambwiye ngo bamufataga nabi, uwo muntu nawe araza aramukura yamujyana ahandi. Uwamuteye inda yari umuntu w'urungano rwe se? Oya, kuko ngewe maze kumva uno mwana amubonye mu minsi yashize nshaka ko aza, nasabye abantu bari i Kampala ko bamfasha ukuntu yaza kandi akaza azanye n'umwana we. Biba ngombwa ko bajya gushaka ibyangombwa, mu kumushakira ibyangombwa bavuga ko batakwambutsa umwana umupaka atagaragaye, atasinye. Ubwo biba ngombwa ndavuga bafashe basi bamubone. Ubwo urumva habaho gahunda yo kumuhiga, haraboneka, biba ngombwa no kumwinginga. Ndamubwira basi niyo utakwemera umwana mfasha ugende umusinyire, ngewe icyo nshaka nuko nyina aza nta kindi. Mbese ndamwigisha, mbona umwana ubwo mwohereza kuri ambasade y'u Rwanda, ariko urumva narindi hano nakoreshaga telefone, narabazaga, naragendaga nkabaza abandi bati bigenda bite, ngire ngo nawe bwa mbere mu kiganiro twakoze wamfashije kuba nabona email zo kuri ambasade, ushaka no kubingiramo no kumpuza n'umuntu wo kuri ambasade biranga. Uyu mwana rero icyo gihe yari agitwita atinya kuza cyagiye. Ndabyumva. Icyo gihe mbere urumva ikintu nshaka, ubwo icyo gihe yavuye muri urwo rugo bamujyana ahandi. Noneho we kuko hari yari atwite atinya kuhaba, na hahandi namwohereje nkimubona mbere atwite yatinye kuhaba. Yaramenye ko atwite? Yari yaramenye ko atwite, ariko bigaragara ko yari afite n'abantu bamushuka kuko namubwiye kuza aranga kugeza n'ubwo yambwiye nabi. Arambwira ati ariko ngewe warantaye, ntago wigeze undera, nakuriye muri Uganda, nta kintu nshakaho. Numva nyine ko agifite ikibazo cyo kumbwira ko namutaye, ntigeze mukunda, ntamureze. Gusa ndamubwira okay, nge ndahari, igihe cyose uzumva unkenereye uzambwira nk'umubyeyi. Ubwo murabizi ko nahise njya mu kwinjira mu kurwara, ndarwara, munkorera ubuvugizi, ndabashimira cyane. Nicaye mu rugo nko mu kwezi kwa 4 hano mu gikari, numva umwana arampamagaye. Wararekeye cyagiye? Nyine nari naratuje, nararekeye, ndavuga nabishaka we niyumva nkeneye nka nyina ndahari, cyane ko ariko nari narabimubwiye. Umva arampamagaye ati ndashaka kuza. Muraza se? Ariko bigaragara ko ubuzima bwari bwamurenze, ntago wari kuba ufite umwana umeze kuriya ngo bubayeho neza, ntibishoboka. Ndambwiye okay, nta kibazo, uzaza ute? Ubwo ntangira kwibaza se azaza ate, azaca ate ku mupaka, nta cyangombwa. Imipaka igifunze? Imipaka yari imaze gufungura, ariko kuza ari uzi ko nubwo kugenda atari ugupfa, kugenda ugenda ufite impamvu ifatika. Nta cyangombwa, nta rangamuntu. Urumva mwe mu myaka yose nta gikurikirana, ntacyo afite, niyo gira aho agwa nta wari no kumenya aho yaguye, cyane ko nta nakanditseho Rwanda cyangwa Uganda yagiraga. Nta cyangombwa cya Uganda, ntacyo cyangwa cy'u Rwanda, kereka ibyo afite yaziyeho byo kuri ambasade y'u Rwanda. Ubwo ngubwo mwohereje kuri ambasade bati rero wowe uri uwacu, ubwo ariko uyu mwana si uwacu, bigombe ko hagaragara umuryango we. Ubwo nabwo ni iyindi ntambara, biba ngombwa gufata abantu b'i Bugande. Urabyumva nawe, ntago wakwicisha umuntu mubyizi we atakoze. ntacyo ubusa ubwo igihe kirishye. Ubwo biba ngombwa bwo gutangira kumfasha gushakisha. Nanjye niko hano bantuma ibindi byangombwa, batizana amafishi, aho wamubyariye, aho wamwandikishije. Urumva ni kera namubyaye 2005. ubwo ngubwo biba ngombwa ko cyakoza
ngira umugisha njya gushaka ifishi aho namubyariye ndayibona, njya gushaka ibyangombwa ku mirenge mu midugudu, ibyangombwa ndabibona, ndyohereza kuri ambasade. Kuri ambasade baramusinyira, umwana arataha. Kandi ibyo ngibyo nkabishimira na leta yacu y'u Rwanda, nimba ahantu hose hari uwitwa umunyarwanda ashobora kugira agaciro, bashobora kumufasha, urumva kumuha ibyo byangombwa akaza nabyo ni agaciro gakomeye. Kuba bamufasha agataha, arataha agera ku mupaka, migirasiyo irampamagara imubwira ko hageze, umukorera ibisabwa byose, iramukingira, umwana araza njya kumwakira kuri bisi. Ubu turi kumwe, ntabwo byoroshye. Umurwayi urwaza undi koko? Ntabwo byoroshye, nta murwayi urwaza undi, ariko ndatuje, nari ndemerewe, nari mfite ikibazo gikomeye buri muntu wese atapfa gusobanukirwa. Uriya tujya twicara, nari mfite urubanza, nari mfite umutima uncira urubanza mu byo nakoraga byose, nari mfite umutima uncira urubanza. Ntabwo ubuzima bworoshye, nk'uko bivuze nta murwayi urwaza undi, cyanaje mu bihe bigoye, akeneye ubufasha bwanjye cyane kandi nta bushobozi, ariko noneho wa mutima wanciraga urubanza ntawo ngifite. Byibuze uratuje kubonye umwana, ariko ndacyafite amatsiko. Umwana kubyara, urumva yaje kubyara, ubwo byanga byemera, umwana arakiri mutoya. Yari akiri mutoya. Kubyara byagenze gute? Ntabwo ngiye nakubwira ngo kubyara byagenze gute, gusa hari umukecuru umwe yambwe wamufashije. Uwo mukecuru yaje no gupfa i Bugande, nyine aho ngaho muri Kampala. Burya hari igihe ugendagenda ariko Imana ikagukunda, ikaguhuza n'umuntu, n'umugisha wawe, n'umuntu ugomba kukuberaho umugisha. Muri uko kugenda twite nibwo yaje guhura n'uwo muntu? N'uwo muntu. Erega ntago biragoye, ntago umuntu utwita ari mutoya apfa uwaguteye inda kwigaragariza. Birumvikana abatinya amategeko. Abatinya amategeko cyane ko nubwo kugira ngo asinye, uwo mugabo twamushakishije kugira ngo asinyire umwana yari yatinye, avuga ati noneho ningera kuri ambasade y'u Rwanda barahita bamfunga. Bo ntibakina. Ndavuga oya, mwebwe mumumfashirize, nabo wumva ariko bagize ikibazo ukuntu bamubonye, kuko ngewe barambwira ati uwo muntu atweretse ko ari we se w'umwana, niba afite imyaka mike ni 45. Papa w'umwana. Kandi wa nta kigenda. Cyane ko bamurangiye aho bajya kumukura, uwo muntu yambwiye ati ahantu musanze se nahakugereranya n'iki. Urumva nizakaritse nawe karitse z'i Buganda urazumva habaho inzima n'izitari nzima. Bamusanze muri za, urumva ni ahantu hagayitse muri make cyangwa se hababaje? Hagayitse cyane ku buryo ariyo mpamvu babishyizemo ingufu zo kumufasha ngo abone ibyangombwa vuba se. Kuko abonaga umuntu nta n'ubundi ntacyenda kumumarira. Ku buryo yageze aha nijoro nka saa 6 z'ijoro, saa 7 gutyo, mu gitondo nabyukirije umwana kwa muganga, mbonye ukuntu ameze. Oya, byari biteye ubwoba, for really byari biteye ubwoba. Ku buryo n'umubyeyi wese waje narababwiraga, urumva nari mbonye umwuzukuru, nababwiraga ko mutaza kumpa igikoma nabyaye, yahagera wese agakubita amarira ati uyu mwana niki twakora. Urumva ubwo biba ngombwa ko bamuha imiti, muhereza abajyanama b'ubuzima, turi kumukurikirana gusa agatangiye kumera neza. Nukuri birimo biraza. Nuko ubwo rero
tukavuga ngo urugendo rw'umwana kugera mu Rwanda ni gutya, ariko nk'ibyo ndimo nibaza mu kanya, uyu mwana byanga byemera hari byinshi akeneye, mwagiye muganira na n'ubu muvugana ku byo akeneye, ku byo akubaza n'ibindi bitandukanye, muganira wowe yenda utaba ufite n'ibisubizo cyangwa se nakubaza ukabura uko ubigenza, binatewe n'ibibazo n'imibereho, kuko byinshi cyane hari ibyo twagiye tuganira gutyo ku ruhande, ariko nshaka ko yenda tubwira muri ubu buryo kugira ngo nano dukurikiye ufite inama n'inyunganizi rwose abe yayikubwira kugira ngo bigende neza, kuko ntabwo nabo ngo biroroshye. Ntabwo byoroshye ni ukuvuga ngo mu gihe angeze mu biganza ngewe ni umwana kuri nge, kandi koko ni umwana mutoya, ni umwana muto, kuko n'uwo mwana uko amufata ndabibona, ntabwo uburera amuha ntabwo ari nk'ubwo namuha, amufata cyana nyine, amufata cyana, aracyari wa mwana ukeneye kubarirwa nawe mu bandi bana. Urumva ko urugamba n'intambara ruri kuri nge, urumva ni wa mwana ngize uko binshobokeye nkabona ubushobozi bw'ukuntu yasubira mu ishuri, akeneye kwiga, umwana wakeneye kurirwa, ibyo uvuga asaba pampa ninjye, igikoma cy'umwana ninjye, amata, kuvuzwa, mbese buri kimwe. ni ukuvuga ngo buri kimwe ninjye, kandi hari ibyo ntafitiye ubushobozi nanjye bindenga. Nawe still uracyakeneye kuvurwa? Nanjye ndacyakeneye kuvurwa, kandi noneho sinawe wenyine, tuvuge nubwo tuvuze ngo yeme ari ku ishuri, yego ari ku ishuri ariko arikodeshereza, ntabwo arajya muri pozisiyo y'ishuri neza ngo abe yabasha n'ayo mafaranga afata, ntabwo ubuzima aho bugeze, ntabwo yayishyuramo inzu ngo anihahire, ngo anaryemo, ahahe byose, nuko anafotoze n'izo modire cyangwa se ngo ni sarabisi harya silabasi. Rega bazajya banadushuka twe tutize, babaze batwake n'ibyo tutazi, abari kwaka ya silabisi ngo za bluetooth na za memory card ngo ni ibitabo, niko bazajya batubeshya buriya. ngo za sarabisi gufotoza ibiki, urumva ibyo byose akinjiramo arakiyubaka, urumva. Kose imigozi guhambira uyikura imigozi guhambira uyikura. Umva nkubwire, burya tujya turenganya ngo abantu batabutse barasara, gusa ngewe ngiri ikintu kimwe, nanjye bimbaho nkumva umuriro uratse, umutwe uraremereye, hari n'igihe nceceka pe nkaguma mu cyumba nkanifungirana, ariko icyo gihe mba numva bigiye kurenga. Gusa ikintu nkora ndavuga nti Mana, mpa amahoro yo mu mutima, nta kindi nsabye, amahoro yo mu mutima. Uryo usabye amahoro yo mu mutima, ukumva umutima ururutse, uratuje, Imana ikaguha kwirengagiza ko n'ikibiriti nta gihari, nicyo twavuga wenda kiri kugura amafaranga make ya 20, uratuza, usaba amahoro yo mu mutima. No gusaba amahoro yo mu mutima, nta kindi nkubwire ngo iki se pasi, nta kintu nakubwira pe, ntacyo nakubwira usibye gusaba amahoro yo mu mutima no gusaba Imana igakoresha abantu nyine, kuko ntago nimba ngewe ubwanjye ndibarira ko hagiye gushira imyaka 2 ntakoze ku mafaranga yanjye nakoreye, ngire ngo aho mvuye murahasi nakoreye n'Imana. Ntuzi ngo bigenda gute? Hari ibindi bibazo ndaza kuvuza, ariko reka kwanza maze kirabo urashaka kujya ku ishuri? Okay, tubwire nta kibazo, ndajya nkubaza uragisubiza nta kibazo uko bikorohera. Sibyo? Urashaka ku ishuri, urashaka gusubira kwiga? Urashaka kwiga iki? Tubwire nta kibazo, koresha ikigande nta kibazo turababwira. Bansema bwa fashion show njya kuba oba ngaza nkibye mkono nko kusiba kasaruni nkebyo ibintu by'imisatsi ya yize kudoda cyangwa imisatsi, yize kudoda nyine ibi bya fashion show cyangwa gukora ibya salo.
urumva uri ready wigize mu biganiro se wigize ugerageza kumenya amakuru byibuze byagenda gute kugira ngo tumenye nyine ngewe twaraganiriye nkurikije ubuzima bwanjye ndimo ndamubwira byaba byiza wize kuko intego yanjye ni ukwiga ntariko iyo umwana yabyaye aba yafashe indi ntera indi kategori muri sosiyete nyarwanda iyo umuntu yamaze kubyara mu muryango basa n'abamuca ariko ngewe namubwiye ko afite amahirwe cyane ndamubwira ngewe nkurikije ubuzima turimo gusubira mu ishuri kiga byaba byiza kimwe nuko nta bushobozi mfite twakwinjirana mu byo nakoraga nkabikwigisha ariko ntabwo ari cyo nkwifuriza ndifuza ko wagira ikintu kirambye ubashije kwiga nk'umwuga ndamubaza se ubona wakwiga nk'uwuhe mwuga arambwira ngo abashije ibya saro abonye uko yiga ibyo muri saro cyangwa akiga ibyo kudoda icyo yabona nicyo yakora nicyo ngibyo urumva ntago biba byoroshye binajyanye yenda n'ubushobozi biba bisaba hano use wigize ubaza kugira ngo byige bisaba amafaranga na gute cyangwa se babyigira hehe ese akenshi bari short courses y'amezi 6 angahe gutyo wigize ubimenyaho yego bari izo coaching z'amezi 6 ariko ngewe ntago nari nagiye kubaza ibyo ngibyo gusa hari umumama utuwa ndodera nari namubajije ntese muri iyi minsi wamumfashiriza ubashije kuba umumfashirije twese ntitukicarane hano mu rugo akaba yaza ugatangira kumwigisha wamwigisha igihe kingana iki arambwira ati mu gihe cy'amezi 3 ari umwana ujijutse yaba yabifashe kandi namuha umwanya wanjye uhagije cyane ko yikorera arambwira ati mu gihe cy'amezi 3 wakwishyura amafaranga 150 nkamugufashiriza rwose nta kibazo kandi byanga byemera yari ahantu ngaho no gutangira kwiga gukora yamaze kubimenya bita bikomereza yari ahantu ngaho kuko impamvu nabajije uwo mumama nuko nzi ko ntangira kumumenya niwe mumama ujya undodera ntangira kumumenya yajyaga ambwira ngo afite abarimo kwigisha noneho nkamubwa ngiye imyenda yanjye ntukayiha abanyeshuri bawe akambwira ati hoya hari imyenda mbaha hari niyo ntabaha ni ikintu kimwe iby'imisatsi byose bugize ubaza cyangwa byo ntabwo uri kuko ntuba kudoda nibyo bifite imbaraga kuruta yenda nibyo bya hair salon ngewe rero ntago nigeze njya kubaza ibyo bya hair salon kuko impamvu ntigeze njya kubaza ibyo bya hair salon nanjye ubwanjye byari mu nzozi zanjye mvuga se ntangiye kugira imbaraga nkeya kari akazi dukora gasaba imbaraga nyinshi ku buryo nanjye navugaga mbonye intege nshobora kwinjira gutangira kwikorera biriya bintu by'amafashoni kwidodera gutyo ngewe numvishije namwobrija muri biriya byo kudoda cyane cyane ko hari benshi nzi bifitiye umumaro kandi nta kazi katagira umumaro ku muntu wese ugakoze ugakunze agashaka yego cyo kirumvikanye cyane sasa rero ngiye kureka uraza kugenda dufasha kugira ngo tuganire n'ikira hari ibibazo nshaka kuza kugira ngo mubaze nta kibazo kirabo sasa rero tugiye kuganira gutya ni ibihe bihe bikomeye cyane wanyuzemo byinshi cyane tubwire yenda mu bihe bikomeye cyane mu bihe bikomeye cyane birimo uko waje kugeza igihe uza kuva hariya kuri boda igihe waviriye muri famille kuva muri kwa famille ya papa ugenda Kampala tubwire ibyo bihe byawe mama araza kugenda dufasha kugira ngo tuganire neza muri ubwo buryo igihe naviriye muri famille yacu cyari igihe nyina shenge waje rero kubita amanyene kavamo nyirase ngo igihe yatangiye yavuriye muri famille yabo n'igihe nyirasenge yamukubitaga amenya akamuvamo buriya namenyo afite ano menye yibe nagize ngo ni
oya ngo ni nyirasenge tante wamukubisa muvamo. byatangiye yakubwira ko guhora iki byagendaga gute? nari mvuye ku ishuri ngeze mu rugo ndamubaza asi nyirasenge simwatese ibiryo, arambwira wowe barakutoraguye ku mazi, genda ubaze mama wawe harakuye ibiryo. nanjye ndamwihorera ngenda nyine avuye ku ishuri arabaza ngo ntibatetse. birumvikana nta kibazo. Ukomeze tubwire. Be strong komera. ngera ku ishuri arambwira Zara mama yarize nuko ntabwo nari inzira yo gusomera nkamba kwa tefu efuka nzi mu rutoki nza kwiga kamugesha izagenzire ngenda kugaruka ishomero akwata muhinde gwafuka kaguntera ahangaha nyine ngo yaragiye kujya ku ishuri ngo nyirasenge aramubwira ngo nafate isuka ajye guhinga. nyine bwo yabanje kumwaka ibiryo aramubwira ngo najye kubyaka mama we ku mazi aho yamutaye. ngo aramubwira ngo nafate umufuka ajye mu murima guhinga. uyu ngo aramubwira ngo ntajyayo isaha zagiye. Afata isuka arayimutera umuhini uraza nyine uramukubita. nuko kugira noneho ufate ubwo buryo papa mwabaga muri kumwe byagenze gute? papa twabaga turi kumwe ariko papa n'uwo mubwira ikibazo cyo afite abarakumva ajya mu kunywa inzoga. waje kugenda Kampala rero barabimenye kurumva ntabwo byari byose kujya gufe ku ishuri uvuga ati ngiye kwemera ngende Kampala uko bakubera ko ariho mama ari? nabazaga papa wanjye arambwira mama wawe yafura abagabo bandi ntakikeneye kukureba. ndamubaza ariko wambaye nimero za mama akavugana nawe, arambwira ntazo afite. we nakomeza kumubaza nimero za mama nawe arangubita arambwira suzongere kuza ku ishuri bireke nta mafaranga afite. hari inshuti ya papa yambwiraga mama wawe ari muri Kampala. nanjye ndamubaza niba ari muri Kampala kuki utamusaba nimero yo kajya impereza. arambwira naza kujya umusaba nyukohereze. iri joro nafata imyenda yanjye nari mfite mfata basi ngera muri Kampala. amafaranga wayakuye he yo gutega basi? nta mafaranga nari mfite. wabigenje ute? nabwiraga kondakita namubwira uri kuza kunyishyurira ari kuri basi paka. twari tugeze muri basi paka uyu kondakita arambwira ngwino jya kunyereka uyu mugabo ari kuza kwishyurira amafaranga. namubwira tugende. umubeshya? twari tujya kugera kuri basi kuri ofisi ansiga inyuma nanjye ndacyaho. uramusiga? Kampala hari abantu mwari muhazira? niho
hari umuhungu umwe w'unarizi muri bus park ari gukora muri bus park kunari namubonye arambwira afite akazi ko gukora ko mu rugo namubwira ndashaka gukora arantwara for 12 years wari ufite 12 yes no wakujyana muri ako kazi ugeze muri ako kazi byagenze gute uyu mugore yaramfata nabi we nari mbera nabi byagendaga gute gufataga nabi gute kumva wari ukiri muto cyane byagenze gute ampa akazi kenshi tabirya there's no food ambwira nta biryo nguha ufite gukora akazi kawe kakamara meraho gutyo uhamaze imyaka ingahe imezi ibiri yo wahise wavujya hehe hari inshuti ye nari mbonye kuri uru rugo tujyana iwabo tuvuyeyo uyu mukobwa yari afite akazi ke yari abonye tujya akora babiri nafu niyo mugabo antera inda uwo mugabo umugabo mwamenyanye gute yari muri urwo rugo cyangwa yari umuntu usanzwe mwahuraga yari umuntu usanzwe mwahuye gute yakubwiraga gute kumva ari umuntu mukuru uri hejuru y'imyaka 45 nkuko mama yatubwiye yansangaga ku kazi ariko ndafite ubuzima bwiza akakubwira gute iri joro yambwira arashaka tujyane iwawe ntagiye ariko twagiye ndarayo yari we wenyine yari afite family yari na family nayo urona ku family ye yari teriyo uraharara mu gitondo usura mu kazi akazi wakoraga ibijyanye n'ibintu bimeze gute akazi ko mu rugo gasanzwe okay usubirayo uwo munsi nibwo wahise utwarinda waje kumubwira nyuma ko utwite bigenda gute aho wakoraga byagenze gute wamubwiye ko utwite umugabo yakubwiye gute namubwiye arambwira iyo ngamba mutagara family ye kimanyi nemugamba oba toyagala ekimanyi ze ngenda gyegambira oba toyagala ekimanyi we nagamba mama we yali naye nga mulwadde nagamba tewali buzibu nja mugamba kufunira ennyumba apangise ennyumba obeeremu era mama we teyaba mubi yapangisa ennyumba nembeeramu
tata we yajya kumucarira urunaku rumoroka nagenda ngubwo nyine yaragiye yabwiye umugabo ko atwite ngo aramubwira ngo ntashaka ko famiye ye ibimenya. We icyo yakoze aragiye abyibwirira famiye ye, abibwira mama w'uwo mugabo ngo yaranarwaye, baramubwira ngo nta kibazo araza kumufasha mu bwa mukodeshereza inzu. Bamukodeshereza inzu ayimushyiramo. Icyo numvishije nuko uwo mugabo ngo yaje kumusura umunsi umwe wonyine. Ikirabo umugabo yagufashije gute mu bihe byo wari utwite? Ese wabagamo mu nzu ho wabayeho gute kumva ubuzima wari winjiyemo bwari butandukanye n'ubwo wari urimo? ubwo narimwe nyumba nagamanga mama we wabataga gamba mutabani wo kunyambako kazara ngenda musibiza oba ngenda kugenda ku polisi mugambe nti yamfunisa urubuta tetandabirira. Mama we natandika kumpako usento butinitini wenkozesa newenguliramu omwana engoyi pozi n'ekirala mama we nga tanafa nari nzadde nga n'eddwaliro mama we yajja nandabako. We yajja nandaba nga ndi mu ddwaliro yamala ennaku nga 3 n'afa. Nesigala nga ndi bwomu. We nali waliwo omukadde eyangumyanga olusiga nsigala nyana omwana wange negenda nenfuna omulimu nenkola nenfunira omwana wange ekyokulya kyemba nsobodde. Nyine ngo ubwo ngubwo amaze kugera muri iyo nzu urumva umugabo yaje kumusura umunsi umwe, ariko barakomeza. Nyina w'uwo mugabo niwe wamufashije. Ubwo nabwo kandi kumufasha nuko yari yamaze kumubwira ko ashobora kumujyana kuri polisi bakamufunga. Urumva ubwo umugabo ntiyabonetse, ariko nyina yaramufashije, ariko nawe yari umurwayi ku buryo ngo yavuye mu bitaro hashize nk'iminsi 3. Ubwo uwo twakwita nyirabuko wamufashaga arapfa, aguma aho ngaho muri ubwo buzima. Ariko hari umukecuru baturanye niwe wamukomezaga akamufasha kugeza ubwo yatangiye kugenda ashakisha akazi nyine ngo agashakira imibereho umwana we, ku buryo yanamuzanye umwana yaramukuye ku ibere. Ndamubaza kuki wakuye umwana ku ibere ari mutoya, nyine turabishwanira. Wakoraga iki, wagiraga iki, kuki aho hantu? Urumva hari byinshi nyine, buriya hari byinshi atigeze anambwira. Ngo arambwira ngo umwana yamusigiraga umukecuru baturanye kugira ngo abashe kujya gukora, ngo yari yabonye akazi ahantu kandi mu rugo. Waje kumenya amakuru ya mama ryari? Mwaje kuvugana ryari umenya ko ari mama muri kuvugana? Ariko gatoya tutarageraho, mbwira waje kubyara, igihe cyo kubyara kigeze Sara, byagenze gute? Unakore batukora kuzara obuto lwankwata sawa 3 gw'ekiro naye naguma nengumikiriza obudde ne bukya kubanga awo gatwali si wantu walungi wokugamba nti olubuto lukufunya oyite Niba ajja kuyambe. Naguma sawa 9 nezituuka nempakinga engoye ze nezange nempita wa boda najja nantwala mu ddwaliro Naguru gye nazaalira. Natuukayo omusawo yangamba ngumikiririzemu obudde bukye essaawa 4 gw'okumakya wojja okuzaala. Nenguma naye oyo omukadde olunaku lwonna olubuto lwankwata
oyo mukadde yangamba toyinza ssuka ekyo ekiro simanyi nabwe yabimanya kubanga yangamba zino ennaku ebbiri ezijja mu maaso oba luno lwe tugenda okwebaka leero togenda kulusula nga tozadde oba olubuto nga terukulumye kubanga nasiiba waka nga sirina maanyi nga ninga omulwadde we natuuka ku ddwaliro nazaala sawa 7 gw'emisana oyo mukadde era yansangana ku ddwaliro ku makya ng'ali ne muzzukulu we nga bandeetedde emmere ne poregi bansanga ku ddwaliro nyine ngo ndamufashe nka saa 4 z'ijoro arihangana ariko yari yirirwanye n'uwo mukecuru ubaye nyirabukwe ngo aramubwira ngo uyu munsi rero ntabwo ujya kurwara we ngo ntazi kuryama we ntazi uburyo yabimenye ko ashobora kubyara urumva ntabwo ari kuyoberwa yari umuntu mukuru ubwo muri icyo gihe cya saa 4 za nijoro ahantu babaga ntabwo hari heza byabaye ngombwa ko ategereza yihangana urumva ari na wenyine mu nzu bigeza mu gitondo nko mu masaa 9 bucya nibwo yamaze gutunganya imyenda ye n'iy'umwana ahamagara ufite moto ngo amujyana aho ku ivuriro ngo baryita Naguru hospital ubwo bamujyana kuri Naguru hospital agezeyo ngo umuganga aramubwira ngo urabyara nko mu masaa 4 komeza wihangane wa mukecuru n'umwuzukuru we baje kuhamusanga bamuzaniye igikoma n'ibiryo arabyara ntabwo bagukoreye operasiyo yo gukora kukusara oya ntabwo bamubase ni ibintu byinshi cyane twaganira rero sasa mama waje kumenya mama gute kuko yaranakubwiraga kuza mu Rwanda cyangwa se kumusanga ukabyanga rimwe na rimwe mama mumenye gute se kuki utashaka kugaruka kugira guhura nawe tubwire kandi uragiye Kampala ari gushaka okumanya makuru ga mama nkaba narindi wake wange waliwo Niba waliwo omusajja yali Niba wange nga mbeera naye oluusi najja ne tunyumya awo ng'oluusi naye anyambako ebiseera ebingi yari umunyarwanda kuko niwe wamvugishije nalina ekifaananyi kya maama mu nnyumba yange ng'ebiseera ebingi ntuula wabweru kabalaza kange nga nkuteeka ekifaananyi kya maama olunaku olumu yansanga nkuteeka ekifaananyi nambuuza yeye maama wo nemugamba yoona nangamba lwaki sikulabangako ng'oyogera naye lwaki toyogera ne maama wo naye ngamba sirina namba ye nambuuza tolina namba y'abeewammwe gye wava okababuuza bakakuha enamba ya maama wo nembagamba nedda sirina nagwe njagala okwogera naye kwabo abantu b'omu kyalo kati lwayitawo ennaku nga 4 in fact wiiki yayitawo oyo musajja abona vidiyo ya maama wange ku simu ng'ali kunoonya yandeetera essimu nambuuza n'omukazi ng'afaanana n'oyo gwe wandaga mu kifaananyi ne mubuuza eno vidiyo gigyewa nangamba nange ngisanze ku YouTube nange nfudde galaba vidiyo owulira nemugamba oyo ye maama wange nemugamba naye tolina buli obwosobola okunyamba nenfuna enamba ye ku YouTube okwokwo nangamba wali oyo musajja jjukira yali ajja abayindi abazungu ku airport nga batwala mu forest kulambula ebwindi nangamba naye eyo gye wangamba eyo gyova manyiyo
n'akakapa kewangamba manyiyo nemugamba nemuragirira bulungi jukira ewake wa taata ku kkubo woyimirira lino kkubo wano we wa taata nemugamba waliwo ennyumba gy'otuukako ngo waliwo akapa k'essomero ly'otuukako awo w'okabeerako w'otunula eno wansi waliwo ennyumba yeyo ennyumba ya taata wange bwe yatuukayo teyasangayo taata olwo lunaku lwe yali yatutta abazungu teyasangayo taata naye yangamba nti alina omuwala gwe bayita Roda alina enamba yejjukira mbu yali girlfriend we nga mukwana naye yasigala n'enamba ye bwe yangamba Roda oyo omuwala gwe bayita Roda yali muwala wa kojja waffe nga mumanyi nemugamba mpe enamba ya Roda gwe namugamba mpe enamba ya Roda nengamba Roda agende waka angambireko taata amumpere enamba ya mama wange naye tamugamba mbu nze ngimusabye kubanga wamugamba nze ngimusabye ajja kugana okugimuwa kirungi yakikola n'agenda n'amusaba enamba ye yamuwa enamba 4 nenfunamu enamba emu mama gy'akozesa nemukubira rero uko abivuze ngo ukuntu yambonye ngewe ubwo ngubwo nari ndi mu rugo nicaye numva telefone irampamagaye numva n'uyu mwana uko yababwiraga yambonye ngo yari ari Kampala nyine ariko afite ifoto yanjye uko yicaye yakundaga kureba ifoto yanjye yari yicaye ayifite hanze ku ibaraza umuturanyi baturanye w'umugabo aramubaza ngo iyo foto ufite ni iyande ngo aramubwira ngo ni iya mama wanjye iyo foto ni amafoto yanjye ya kera hari nari mfite ngo yayikuye mu bintu bya papa we ubwo ngubwo ngo umugabo aramubaza ngo ni mama wawe ndatego ni mama wawe ati se kuki utajya uvugana nawe urumva ko ubwo wenda abonaga ubuzima arimo kandi koko uwo mugabo yarampamagaye ngewe arabimbwira akajya ampa amakuru menshi cyane urumva ubwo ngubwo ngo aramubaza kuki tutavugana amubwira yuko nta nimero zanjye afite ati sabi wanyu bo ku cyaro umwana bamubwira ko nta muntu wo ku cyaro ashaka ko bavugana cyane cyane ko nta muntu n'umwe wo ku cyaro wari uzi naho aherereye kandi urumva yaragifite bya bikomere bye ku mutima by'ahantu wavuye buryo utamerewe neza ko yahavuye ahanze atahishimiye ariko uwo mugabo ngo akaba ari umugabo w'umushoferi ariko atwara imodoka zino z'abaturisita abakerarugendo abakura ku kibuga cy'indege abajyana gusura parike ngo bita Bwindi yari ituranye no hafi y'iwabo ubwo umugabo amubwira ko ajya agera aho Bwindi ahazi biba ngombwa ko umwana murangira iwabo naho muri centre ku muhanda kuko nanjye kera bajyaga bambwira batubashije kugera Butogota Keshero inzu y'amatafari ahiye wahingukiraho niho kwase nyine nkabiganira n'abantu ariko ntazi umuhanda ntazi icyerekezo ari uko mpumva nyine Keshero iyo Butogota yewe nigeze no kugerageza kujyayo nsubira za Gisoro iyo ngiyo ariko mbura imodoka natega ndongera ndagaruka ubwo rero uwo mugabo byabaye ngombwa ko amufasha gushaka nimero zanjye ariko bicemo kabiri wa mugabo amuzanira ngo video yanjye yari yabonye kuri YouTube ngo aramubaza ngo uyu nguyu ntago ari mama wawe wanyeretse kuri ya foto undi ati yego uyu ni mama wanjye nyine ubwo ni za video za mbere mushakisha ni video yari ku isimbi kuko ni ku isimbi nyine nibwo yamushyiriye video yanjye kuko bayikoze na copy barayinyereka ndababwira ngo ni ngewe ubwo nibwo natangiye kuvugana n'uyu mwana kumva ubwo afite inda
mwohereza ku mushuti wanjye uri Kampala, agezeyo ntiyabashije kuhaba, urumva ko agifite na bya bintu mu bwonko by'uko namutaye, ibintu byinshi. Urumva nimba nyirasenge wakamubereye umubyeyi amubwira ngo jya kubaza ibiryo nyoko aho yagutaye ku mazi, niba muroze, urumva ko nibo bamurogaga bamunteza. Umwana amubonye ndamwigisha azaze, wenda nuko adashaka no kubabwira. Ngewe navuganye n'uwo mugabo avuga cyane, ni ncungira umenyera umwana aho arambwa ati umwanya ntari mu buzima bwiza, ntameze neza, kuko uwo mugabo yavugaga ikinyarwanda. Si umunyarwanda, yavugaga ikinyarwanda. Yavugaga ikinyarwanda yego, ariko atakivuga neza, ariko akivuga. Akambwira umwana, kuko uyu nguyu yarananyihisha. Mw'icyo gihe hari yamenye ko ndi gukoresha uwo mugabo, aranyihisha. Kirabo, niki cyatumaga wihisha mama? Ebisera bingi sagaranga kumusumba wangandira ubuto. Mureke nta kibazo. Mugaragaza mu maso. Mufata gutya hejuru. Kirabo, just Ebisera bingi sagaranga kusumba wa mama wange kubanga naraba video biri nga murwadde ate nga wenaraba ngandira ubuto nengamba wenamuteka kwa stress zino zonna agenda kuralira kimwe mugiremo akwetamu nengamba kangume sokemberere wenimara okuzaala njya kumugamba nzije. Ngo nyine we yaratekerezaga igihe kinini akavuga ngo ntashaka kuntera ibibazo afite inda. Noneho ngo aza no kubona video zanjye ndwaye, aravuga ngo ntabwo ashaka kunyongerera ibibazo bidatuma ndwara cyane. Namara kubyara azanshaka, azamvuge ko aje. Nari nicaye mu rugo mbona arahamagaye, nari maze igihe nta nimero nyinshi, nta nimero mfite namuboneraho. Urumva wa muntu twavuganaga yaragiye, sinamubona. Nkajya nkoresha uriya mudamu w'i Bugande nawe ntiyamubona. Gusa ariko wenda nanjye nk'umubyeyi rimwe arampamagara ko akeneye ubufasha, nanjye wenda kugira ngo murakaze wenda ashake kuza, mubwira ko ntamufasha. Nimba ashaka ubufasha bwanjye aze mu rugo. Ubwo ngubwo birangira uko, ariko nshima Imana ko yaje gutekereza koko akaza. Yego n'ibibazo ari kubanzaniye ukuntu nari meze, ngire ngo wowe urabizi cyane cyane, uri mu bantu bambaye hafi cyane bageraga ahantu ndi, urabizi ukuntu nari meze. Wa mugani ntabwo ari kuza niyo nda n'urwo ruhinja ngo mbifatanye mbishobore. Bego n'ubu nta mbaraga, simfite imbaraga zo kubakorera nk'uko nakoraga mbere nta kibazo. Ntabwo uyu mwana yari kunanira, mfite imbaraga. Kandi n'ubu ko Imana izanshoboza, nshobora kuzagira imbaraga. Aho mvuye niho hakomeye cyane, aho ngeze ni hakomeye cyane, nubwo ntaratora imbaraga ngo njye gukora. Okay, ni ikintu enda twaza gukomeza kugarukaho, ariko reka tube tumworohereje twere kumubaza byinshi, ahubwo tubaze uyu munsi wa none. Ngira ngo minsi yashize nibwo abanakuri kino kiganiro babonye wimukira muri runo rugo hano turi. Hari aho wabaga hari hato cyane, twize no kuza kureba tubura ahantu twicara. Ngira ngo urabyibuka, turi ahantu twicara ikirabo hamama makuru. Noneho tubura ahantu twicara, Imana iza kubikora neza, uza kumbwira ko waje kwimukira hano. Turanagusura mu buryo bwiza, na Sabe yarahageze, abantu baribona bari cyane rwose, mwambaye hafi. Ariko nyuma gato ngire ngo bibaho wagufashaga kubera ibibazo runaka yarahagaze. Yarahagaze, yagize ikibazo cya accident mu kazi. Agize ikibazo cya accident mu kazi, arambwira kandi koko yari yakoze. Niba umuntu akwishyura inzu ukagera mu mezi 7
nta kuntu atari yakoze kandi inzu yari yanyishyuriye cyari kimwe nk'uko wenda yari kunyishyuriraho njya kuruhukira. Ni ukuri yagize neza, gusa ndimo gusenga Imana imworohereze. Urumva niba yaragize agisida nawe afite famiye ye, kandi ibyo byose yamfashaga biciye muri famiye ari we ukora. Yarambwira ati ndakora ariko ntabwo umushahara w'iminsi 2 cyangwa 3 ndawukugeneye njye nkwishyurira inzu. Ariko urumva nimba atarimo gukora ni ikibazo, ngomba kumwumva. Ni ibintu bigoye nyine, ndimo guteganya kuhava. Nabwo ariko kuhava n'ubundi bushobozi nkajya mu nzu y'amafaranga, cyane cyane ko nari nabibabwiye mbere ko nabiteganyaga ko bize kumbwira ko no mu Bugesera ni Nyamata ntaganayo. Nyamata nahabonye ikibanza. Ibyo byose ni ubushobozi, sinabona ubushobozi bwo kuhubaka. Urumva kandi impamvu butanabonetse nari indwaye nuko tujya imbaraga z'umubiri zabaye imbaraga nkeya, kandi burya rega sinanavuga imbaraga nkeya n'ibibazo bari byinshi. Ngaho ibaze guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi umwaka ukeneye kubaho kandi ufite umuryango ari wowe nkingi, nta n'ahantu nta n'iyogi wiciriye, tubyite kwicira iyogi. Urumva ko ari ikibazo gusa, ariko kubw'imbabazi z'Imana, kubw'impuhwe z'Imana, kubw'inshuti mwagiye mumpuza nazo, kubw'imiryango mwandemeye, ni ukuri ndashima Imana. Ndashima Imana kuko kandi namwe nkabashimira, mwankoreye ikintu kinini kandi gikomeye. Mbese sinzi mwanyubakiye fondasiyo, ntabona uko mvuga. Ubu rero urabona navuga ngo famiye yagutse, byanga byemera n'umwana muto bakeneye, navuga ngo byinshi cyane. Kurabona n'umwana waje uri mu bamwita yarari mu mutuku, hari umutuku yarari mu mutuku serious, nta wibitera urwenya, yarari mu mutuku umuhondo n'icyatsi. Navuga ngo umutuku ni wa mwana uri kuri last stage, navuga ngo hahandi. Ikintu mpamya cyo nuko iminsi tumaranye yaba ariyo minsi amazaho yari kuba atakiri mu buzima. Ariko nabona yigaruye imbaraga, urabona ko afite courage. Na mama nabona yaraje ndavuga mama ukabyara muko nyanagize ubwo mvati umuntu tumushyira kuri kamera barajya ngo notwa. Nyene ubuzima ntago bumeze neza, no kuvuga ngo kasosoma ndi kwiyondoza, no kujya nkwa gakombe agace kabonetse, agace k'agakombe n'umwana akanywa, kandi bo barakuze. Njya ntera urwenya nk'ababwirana, ariko muzi ko hano bebu harari ngewe na Sara, nta wundi bebu ba hano. Kandi barahikinya n'umwumbati. Njya mbabwira ni hano rero abana bahaba ni 2 bonyine, ntimugasakuze ngo nindese ni ngewe na Sara, ni twebwe bana muri uru rugo. Urumva ni ibibazo, ni intambara nyinshi. Buriya rero abantu bajya bumva ngo izi ntambara ziri Ukraine, Congo, bakumva ari intambara, ariko intambara yo mu mutima. Ariko intambara yo mu mutima, intambara urwanira hatagaragara, kugira ngo uyitsinde utandavuye. Kugira ngo uyitsinde utandavuye biba bikomeye. Ariko icyo nsaba Imana nuko izajya inshoboza, nukuri ijya inshoboza. Nimba itarantwaye muri uriya mwaka wa 2021 ikaba itarantwaye, nuko ifite misiyo. Nimfashe rero gusohoza iyo misiyo, nimfashe gusa. Ariko misiyo nari mfite yari yo kwegeranya abana banjye nkabahuriza hamwe. Iyo yo yarasojwe. Batukurikiye ngire ngo iyi nkuru benshi cyane raza kubashimisha, benajyanye nuko nta muntu navuga ngo utakwishimira kubona nyuma y'imyaka 11. Ni benshi bababaye, bati Imana iguha umwana wawe. Ni benshi bishimye, batura umubyeyi mwiza, wowe urakurikirana abana bawe. Ni benshi bafite intimba ku mutima, bavuga bati twebwe ntawe twabonye udukurikirana ariko turakuze. Urumva mbese
dukomere kandi dukomezanye, kuko ikibazo ngewe mfite iki kibazo mbashije gusohoka nkakivuga, hariho utabashije kukivuga cyangwa ngo abonera aho akivugira, ariko icyo nzi cyo dusengeranira ni ukuri pe. Rimwe nigeze gusaba umuntu ubufasha, rimwe nagiye ku muyobozi w'umurenge runaka ntavuze, ndagenda ndamubwira rero izi saha nari nkikora mu kabari, banyirukanye, ariko ntago bari banyirukanye, byari biturutse kuzi mu kabari igitsina gore hari ukuntu kidahuza n'abakiriya, boss nawe afite ukuntu abashaka kwitwara, noneho nawe ukizanira confidence zawe bakaguhagarika. Ndavuga hoya, ariko n'Imana yabimfashijemo, kuko nari ndasenze ndavuga nti Mana unshoboje imyaka ngezemo si yo gukora mu kabari, ndabyanze kandi koko iranshoboza. Narakarabye ndambara njya kuri uwo muyobozi nyine w'umurenge runaka nashatse kuvuga, kumusaba ubufasha, kandi ndabizi ajya nkurikirana cyane, arankurikirana kandi ajya namvugisha, ajya nkurikirana. Ndamubwira ntinje gusaba ubufasha, icyo gihe nari nambaye akajipo keza k'umukara, agashati, isakoshi, udukweto, agasatsi waka, njye nitwa runaka gutya na gutya, ntuye hati nkumvaho ntoke, narinje gusaba ubufasha pe. Atese nk'iki ntimwami igishoro wenda nkikorera iki? Ati ubwo se nawe urusaba ubufasha, urabona usa n'uwasaba ubufasha? Ndamubaza se usaba ubufasha sate? Ese ndongera ndamubaza se ubu ngubu mpaye isabune, ejo nkagaruka ntafuze ngarutse kugusaba isabune wayima? Nambwirega rwose executive ntumbone gutya, nshobora kuba nambara izi nkweto ku gisebe, none se ubu nambaye izi nkweto zawe wambaye pasi nzibyi, niba ufite amano cyangwa agatsinsino cyangwa utagafite ndi kubireba, ubu nabibona ko ufitemo ikibazo ku mano, nimwe bajyaga batubwira wenda ni n'ibinono by'inka nk'uko njya mbyumva nkubeshye, bajyaga batubwira ngo cyangwa amavunja, cyangwa nta n'inzarugira, nta mavunja wigeze urwaraho? amavunja narayarwaye ariko si yari menshi. Kimaka urumva, tukaba tujya kwibya ikiganiro. ni ukuvuga rero ngo ntabwo ikibazo cy'umuntu kigaragarira inyuma ku ruhu, nyine hari igihe ugira umwaku kikagaragarira ku ruhu, nk'ubu ngubu kingaragarira ku ruhu, ariko Imana ishimwe n'ukuri umubiri urimo uragaruka, ngira ngo uzagaruka mu izina rya Yesu. Ntabwo amasengesho musenga, nuko nambwiye ngo karahenda warakabuze. Spirit irahenda, narayibuze muri iyi minsi, narayibuze, ariko ntabwo amasengesho kandi n'Imana dusenga si bayari, sinadagone, kandi Imana irakora kandi isezeranye irasohoza cyane. Ngewe njya nitinya, n'ejo bundi nabiganirije abana ndabaza, ariko mushobora kwibaza iki gituma njye nkiriho, nkihumeka, twumva impfu, tubona impfu, dupfusha, kandi ngewe nkaba nkiriho. Njye nkunda kwivugira ngo mfite misiyo ntarasoza, umunsi yarangiye nzataha. Yenda twere kujya kure, ikibanza cyo mu Bugesera ugifite gahunda yihe? Ikibanza cyo mu Bugesera mbonye ubushobozi nacyubaka, niyo yaba inzu bije narayikoze, nyine narayikoze kugira ngo nsenga amafaranga azaboneke. Sana bije turebe tuyisengere kirabugiye gusenga budget ikayiyangira ihe gaera yambikiye he ikayidi. Secretary wanjye ntawe harari ku ishuri, gaera ari mariga, iwe yagiye ku ishuri, aravunika weje undi twahuye ibyo byamurenze kuzuba, aravunika asigaye agenda n'amaguru. Kera nyine nkikora nashyiragamo imiyaga nkamutegera akagenda n'imodoka y'ishuri, ariko ubu ngubu urumva asigaye agenda n'amaguru. Twahuye mbona yumye, Mana we. Mwarahuye yarabimbwiye. Nuko bije bihagaze gute?
ngewe naricaye mu rwego rwanjye rw'inzu ntoya iciriritse mpera ku mabati ku mucanga igera kuri n'abakozi byose igera kuri miliyoni 8. Ubwo urumva ariko n'inzu yanjye y'amabati 5 narya ndyama amaguru agasohoka ntacyo bitwaye ariko ugatuza nkatuza ntawe unkomangiye. Ubu ngubu iyo ukwezi kugeze hano nsigaye mbwira Imana nti Imana rero oya ukwezi kwarageze nibyo mvuga ngo mwanyubakiye ikintu cyiza gikomeye, mbona aho nganirira, mbona uwo mbwira amakuru, mbona uwo mbwira ibimvunnye, nasanga afite uko ameze akankemurira akabazo. Urumva ariko urumva ko ni ibintu bigoye nanjye binteye isoni, ngeraho nkagira isoni pe singiye kukubeshya, nkumva isoni nkavuga ko kuba mpindutse nk'umwe wicara ku muhanda agasaba. Ariko ndashima Imana pe, ndashima Imana iri kugenda impa imbaraga. Amafaranga nabonye ari menshi kubera na famille, yongeraho na famille, imyigire y'abana, imyigire y'abana ni birebire ariko hamwe n'Imana hari ibikemuka. Imana ikwimure. Kandi izi mpamvu ya byose iyankuye muri wa mwobo nari ndimo cyagiye, ubizi ko mwabuze aho mwicara, na Sabe nawe arabizi yaraje abura aho yicara. Ni ukuri iyankuye muri ya mwobo ikanyicaza aha izakora n'ibindi, ariko ikomeye cyane iyankuye muri za mashini nari ndimo z'ama oxygene kazana na kirabo, ikabizanye na kirabo, igahana yeme gutsinda muri bwa buzima nari ndimo. Wakoze ikizami uri muri za bomboni agatsinda, akaza ari uwa 8 mu rwego rw'igihugu, mu bana 10 ba mbere bo mu gihugu. Ubwo rero urumva n'ibindi zabikore. Kirabo rero message to your dad and mom. Urahera kuri mama. Message ngeriwa ndi message jempa mama wange kwa kubera ne mu buzima oburungi tukabaho twine mirembe pause no kwasaga yombe tukora byona pause na tata wanje hari tinkamurekera nawe ni mshaba abo mu buzima obwa kupasa obwona aine mirembe cyo kusubiza abazire banje. Hano noneho ko nta kayira ngo icyasaba arasabira mama w'ubuzima bwiza, kubaho mu mahoro n'ubushobozi mu byo twakora byose, kandi na se ntabwo amwibagiwe, nawe Imana imushoboza aho ari hose. So hari abantu bakurikiye kino kiganiro bifuza kugufasha kugira ngo ukomere, niki kintu wababwira cyangwa se n'ikintu wabasaba, like support ubuyambi kugira nawe ugire abagaro kwinyamba bona mbebaza kurebe bibegenda kunkorera era nebe bankorera ko kuyamba mama wange pozi nange be bankorede mu burungi ne mu bubi era mbasubiza uwo naba banyambi sijja kubayiwayo njakore kisoboka nabo basobora okulaba seramenyekedde bwerere okunyamba.
ngo arashimira, ndumva asa n'uvuga ngo arashimira abashaka kumufasha n'abafashije mama we mu bibi no mu byiza, kandi agashima uwaba ashaka kumufasha icyo yamufasha cyose nawe yakora ku buryo babona ko bimwe bavunitse bamufasha bitapfuye ubusa. murakoze cyane. Turagaruka no kuri wenda tunasoza kugira ngo twavuga ko kuyamara tuzagaruka, kandi ubwo urumva ntavunika. Tubwire rero sasa nawe akari ku mutima kose kajyanye n'ikusanyiriza ry'amakuru yose twaganiye muri kino kiganiro. Njyewe akari ku mutima nababwira ngo ni ibyishimo kuri njye, munsi mfite amarira cyane, ngaruka ku mwana wanjye nkarira, ngaruka ku bibazo byanjye, ariko icya mbere ndabashimira pe, ndabashimira kugeza izi saha. Ni imbaraga zanyu, ni imbaraga z'abo mwampuje nabo, ni ukuri Uwiteka ajya abafasha kandi abashoboze. Nkashimira mwebwe banyamakuru, mwebwe bitangazamakuru rya YouTube, muraba ingenzi kandi muraba umumaro cyane ku gihugu cyacu, muduha umusanzu munini ukomeye. Ni ukuri Uwiteka ajya aborohereza mu byo mukora mu ngendo zanyu za buri munsi, kuko muduha support, muduha ubufasha bukomeye pe. Ntago ngewe nabishidikanyaho kandi sinanabihakana, ndi umwe ubihamya, nubwo hari benshi bavuga ngo hariho bamwe babikora wenda ari ugushaka imibereho ari iki, ariko ngewe ndahamya ko abo mugeraho ni ukuri baba bakeneye ubufasha, kandi nanjye mbarimo mwangezeho, nkagaruka mbashimira cyane. Ni ukuri ngewe shene zose naciyeho, ari Simbi TV, ari Impanuro TV, ndabashima mwambereye inshuti, mumbera abavandimwe, mumbera umuryango, mumbera abasaza banjye, muba abantu ba hafi bo kumbaza amakuru, kunkurikirana. Pasi rwose wowe ujya unanyaruka, niyo waba uciye hariya hepfo nzi ko utaca ku rugo ukadusuhuza. Sabe buriya ntago, Sabe ni inshuti ikomeye cyane, nawe ni wa muntu nshobora kumara iminsi atesere titsi yabite kucecetse, ntibimeze bitya musaza wanjye. Urumva ko ari ikintu gikomeye kuri njye, mfite numbaza amakuru, mfite n'umpumuriza. Ni ukuri pe, ni ukuri ngewe biranezeza cyane kuri izi shene zanyu, mudukorera ubuvugizi, muducishirizaho byinshi bitwigisha pe, muduha ubufasha, kandi nzi ko mudahwema. Kirabo nahoraga ndirira, nguyu Kirabo wanjye. Kirabo koko mukore wumve ko ari niwe nubwo bamukuyemo iryinyo, ariko Imana izadushoboza tubone irindi rya artificiel turishyiremo, kandi nzi ko iyo ujyanye n'Imana ku rugamba uratsinda, nta kindi. Noneho hari abantu bashaka kumva nimero yawe, uyibabwire. Yitwa Mwezi Letitia, niyo mazina muraza kubona. Abantu bashaka gutanga support y'ubufasha muri ubwo buryo butandukanye, nushaka gushyigikira Kirabo muri ubwo buryo butandukanye, haba ku bijyanye n'imyigire n'ibindi bitandukanye, nurangiza nk'umukozi w'Imana, umunyamasengesho rwose, usabira umugisha buri umwe wese wabanye nawe muri no rugendo navuga ngo rutoroshye kugeza uyu munsi wa none. Yego, nimero yanjye ni 078 62 75 37 9. Mwezi Letitia. N'uwakwifuza kuvugana na Kirabo, nubwo mwumvishije atabasha kuvuga Ikinyarwanda neza, ari Uruganda, ariko numvishije nakongereza uruzungu agerageza, nawe yaca kuri iyo nimero bakavugana rwose nta kibazo. N'uwakwifuza kumufasha wese yanyura kuri iyo nimero nta kibazo.
mu gusabira umugisha rero nimero nayivuze ni 0788 62 75 379. Gusabira umugisha abo twabanye n'ukuri ngiye kuva na 2019 nibwo natangiye guca kuri iki gitangazamakuru cya YouTube nkoresheje izi shene zanyu. Bose Uwiteka Imana umugisha, reka twubahe Imana dusaba umugisha. Uwiteka Imana nyiringabo, mbanjije kugushimira data buja mwiza. Ndagushimiye gitare cy'amahanga aho ugejeje ukora, kandi na n'ubu uracyakora mwami Imana. Nukuri wera wa Isiraheli warandinze, undindira mu bihe bigoye n'ibikomeye mwami. Wandinze ahantu henshi gitare cy'amahanga kugeza uyu munsi. Ndagushimiye wowe wancishije muri jenoside. Ndagushimiye wankuye muri za mashini aho nari ndyamye muri ashaka. Ndagushimiye wowe wandengeye ubwo nabyaraga data. Ndagushimiye wowe wakomeje kundinda ukamba hafi mwami, ukarengera abana banjye Uwiteka Imana nyiringabo. Ngushimiye ko wakomeje kubana nabo mu rugendo rwose. Ngushimiye ko wangaruriye umwana. Uwiteka Imana nyiringabo, nkweretse abo twabanye bose muri urwo rugendo rw'ubuzima kugeza n'uyu munsi. Nkweretse abampaye ubufasha, nkweretse abambaye hafi ndwaye, nkweretse abandwaniriye ishyaka kugeza na n'uyu munsi. Uwiteka Imana nyiringabo, nukuri wera wa Isiraheli, buri muntu aba ari ku rugamba, buri muntu aba ari mu ntambara zikomeye, ariko Uwiteka Imana nyiringabo, nkweretse buri wese wirengagije ikibazo cye, agafata ikibazo cyanjye akagigira icye. Uwiteka Mana yera, nkweretse inshuti zanjye zose, nkweretse abavandimwe wampaye gitare cy'amahanga. Uwiteka Imana nyiringabo, nkweretse ibigega by'abakozemo bose bakagira icyo bamarira. Databuja ubongerere kandi ubahaze mu kwifuza kwabo. Uwiteka Imana nyiringabo, n'utaragize icyakora si uko yarabyanze, ahubwo nuko atarashoboye. Kandi mwami Imana, ukomeze nabo ubagenderere, ubarebere, urebe imfubyi, urebe abapfakazi, urebe abababaye data, urebe abari kwa muganga, urebe abari mu nzu z'imbohe. Urengana umurenganure, kandi wakoze icyaha umuhe kugonda asaba imbabazi, kuko ari wowe Mana igira neza, kuko ari wowe Mana ibabarira. Uwiteka rero Mana nyiringabo, nkweretse n'aba bahungu bo muri aya macano ducamo. Uwiteka bari wowe ujya ubarinda kandi ukomeze intambwe zabo data. Wera wa Isiraheli, ukomeze ubane natwe muri ibi bihe byose. Dusenze twizeye mu izina ryawe ryera, amen. Iha umugisha buri umwe wese wabanye natwe. Imana iha umugisha buri umwe wese wagize uruhare mu buryo bw'umwana, especially Sabe, cyane cyane n'abandi bantu bose bagiye bagira mu ruhare gushimirwa cyane. Gusangiza amakuru aba bantu byeyi bari muri Uganda, bari Kampala, cyane cyane bagufashije kugira ngo aze. Ndashimira mucuti wanjye Aneti, dufitanye urugendo rurerure rw'ubuzima, twamenyaniye mu nzira, ambera umuvandimwe cyane, ambera inshuti kugezana n'izi saha. Niwe navuga ngo umuryango wo muri Uganda nagiyeyo muri cyagiye mwumvaga njyayo ncuruza nshakisha. Hari n'igihe nafataga umwanya nkajya gusenga. Imana ntago yumva amasengesho. Ngiye najyaga mfata umwanya nkajya gusenga mu gihugu cya Uganda. Ndibuka ko hari aho twagiye gusenga badusaba ibyifuzo. Nandika icyifuzo nsaba kuzongera kwicarana n'abana banjye bose duhuriye hamwe. Kandi nshimye Imana ko yumvishije kandi isubije. Rumva nkongera ngashimira Faranswa cyane na Claire bari muri Uganda, nkabashimira ku bufasha bukomeye bamfashijemo kurinda ubwo umwana agera hano. Nukuri Uwiteka Imana ajya abaha umugisha. Ndababwiye ngo ibihe byiza ku bantu bose rero abanye natwe, mukomeze kudukurikira kandi mukomeze kugira neza, mwigendere neza y'Imana yo muzayibona mu bihe nk'ibi ngibi namwe mutazi, kandi bibatunguye, kandi mwishime n'isi yose imenye ko munezerewe cyane, n'abakunda nabo banezerwe. Rero na kagaruka turabakunda cyane, mwakoze kudukurikira. Imana ibarinde.
impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.